Impyisi yarihoreye ibwira imbwa iti twuzure tunywane. Imbwa irabyemera baranywana. Bakajya batumirana, umunsi umwe bakanywa inzoga kwa mbwa, undi munsi bakazinywa kwa mpyisi. Imbwa ibwira impyisi iti umunsi napfuye uzampambe ariko uzampambe iwanjye, nawe nupfa nzaguhamba iwawe. Umunsi umwe ya mbwa ibwira umugore wayo iti ubu ngiye kwihwereza muze gutuma kwa mpyisi muyibeshye ko napfuye, nimpambira mwicecekere ntihagire icyo muvuga muyireke. Batuma kuri ya mpyisi barayibeshya bati munywanyi wawe yapfuye. Ikibyumva iraza, ihageze yenda igishirira mu ziko irayotsa iti urapfa upfuye ugende iby'inshuti biragora. Hanyuma ati ndajya kuyihamba iwanjye. Baranga bati uribuka ko itarapfa yari yakubwiye ko utazajya kuyihamba ahandi. Ya mpyisi iriyumvira, bigeze aho iturumbukana ya mbwa. Igeze aho batayirora itangira kuyikubita ku mabuye no ku biti. Igenda iyishwaratura iti urapfa upfuye. Iraruha igera imuhira, isiga ya mbwa ku muryango yinjira mu nzu. Ibwira umugore wayo iti mimbugita wa mugore we. Imbwa irahaguruka iriruka, igeze ku irembo ibwira impyisi iti mbonye urukundo mfitiye shahu we, ibyacu birarangiye ntituzongere kubana ukundi, nakunywana n'impyisi koko. Impyisi isigara aho yumiwe yakozwe n'ikimwaro, maze urukundo rwazo rushiriraho. Imbwa nayo iragenda ntiyongera gucudika n'impyisi. Nuko urwango rw'imbwa n'impyisi rukomera rutyo, byangana urunuka kugeza n'ubu. Si njye wahera hahera umugani. Ndabakunda cyane. Niho havuye wa mugani ati umukunzi w'impyisi niwe irya mbere, cyangwa ati utazi urupfu asoma impyisi. Muri ubu buzima hari abantu dufite b'inshuti zacu bakanatwemerera ibintu, ariko buriya babitwemerera ari uko tugihari cyangwa se turi kumwe. Buriya mutandukanye cyangwa se utari kumwe nabo ntabwo ibintu byose bakwemereye babikora.